ntukabizigame ngo bigire ibanga. Ariko ubu nyine Bibiliya yabaye ibanga kuba pasiteri, Bibiliya yabaye ibanga kubavuga butumwa, Bibiliya yabaye ibanga asigaye aje kubwiriza akarobanura ijambo akazatoranya nkuwa uje guteka umuceri, akazatoranya nkuwa ukura imungu mu bishimbo. Neno ni neno kama imeandika kwa Biblia. Umeharibika sana, umeharibika sana, umeharibika sana. Dufite abantu baharibikiye mu ikanisa, dufite abantu batayaga kiza kandi bakikagenda na Biblia. Umuntu asigaje na Biblia kagenda yo kwandikamo inama za famiye, azayikunguta n'inga yazanye urugobi Biblia y'umukristo. Dukeneye abagabo bafite ifuwe ry'umurimo w'Imana. Wewe pepo chafuka umuriro. Umuntu bibi zose zatuzanye nibembeleze barimo kumufatira mu cyaha ngo itonde ngo tuzokuganiriza neza. Muzamuganiriza umunyashaha gute? Nadahindukira atengwe nayo makuru. Inama zo gutenga umukristo iri mu kuba inama ikazigarukamo ikazisubikwa. Bashumba bamwe ikipe imwe ikemera ngo atengwe indi ntatenga. Usawanga kuba gutenga ariko nawe ntumutenge wa mushumba we, ariko mu ijuru hari karatasi yawe y'ubururu waratenzwe mu ijuru barangije kugutenga. Reverend Yakobo Reverend Yakobo secretary Yohana nyiri paruwasi maze ukamudamararano ngo ufite ngo ikanisa yande wewe musaza ni Yakobo secretary ufite amazi ni Petero ni Yohana si umusinzira si umwega si umusita si nyokorome. Wite ngo ijuru rifite abagabo yuzuye ibihume zahumiye isi abazamuye kuba kwizera kwawe barimo we abemeye gutanga abana babo barimo we abazerera bambaye impuzu baranyazizabo barimo we wibwira yuko Imana iri mu ryawe iri kumwe nayo na Daniyeli na Nowa. Musi urubanza uraje kandi uzahera muzu yabizera we, amaherezo y'abatizera bazaba yakewe icyamba ngapuruyewe kuba bakiranutsi iherezo ryaje bikazaba kijyame. Wanasifi amatwi yari meza wageretse wayandi imyenda y'akigabo wayigize yawe. Amatwi yari meza wageretse wayandi imyenda y'akigabo wayigize yawe we. Urindushi muzindi we, urindushi yewe urindushi